Yes, inshuti bakundwa mukomeje kudukurikirana kuri Yana Media, twongeye kubaha ikaze. Amahoro y'Imana akomeze abane namwe. Ubu ubonye umuntu ushaka umufasha. Icyo gihe rero mbona umufasha anjyana kuri kaminuza ndiga ndarangiza. Ndangije mvana n'ikibazo gikomeye cyane. Maze kubona ikibazo gikomeye cyane cy'ubukirisi. Nawe urabona umuntu urangiza kwiga nta kazi. Ndavuga ati ndabigenza ute? Natangiye gukora akazi ko kujya kuragira ihene. Urangije kwiga kuri kaminuza ugiye kuragira ihene? Urumva ngewe rero nabuze akazi, ndavuga ati ngo ngewe rero ntabwo nshaka gusuzugura akazi. Izo hene se zari izawe? Izo hene rero zari za kwa padiri. Kwa padiri nagiye kuziragira. Urumva bajya bambaye 20. Kajya bagwa 20 ku kwezi? 20 ku kwezi. Icyo genda ndabigumamo ariko ako kazi nakoraga bampembaga 20 ngasevinga njya kubaka inzu. Ako kazi muri 20? Urumva ngewe najyaga saving sinajyaga. Ariko iyo nzu yari y'ibyatsi? Oya, yari amabati. Icyo gihe rero amabati ntago yari yigeze ntago yari ahenze cyane. Urumva ngewe najyaga savinga. Urumva rero kibara kubaka. Ubwo se wararyaga koko? Cyangwa watahaga mu rugo? Natahaga mu rugo. Ubwo rero kimara kurangiza ko ako kazi rero kimara kumpa iyo nzu, ndavuga ati nawe urabona hari igihe umusore yamaze kubaka avuga ati ngo reka nshaka umugore. Gashaka umugore nta n'akazi ufite? Nawe nari mfite ibiringiro ko Imana izagirira neza imva akazi. Ubwo rero ndashaka umugore mbanyikururiye n'ibindi bibazo rero. Ubu ushatse umugore? Rero umaze gushaka umugore bahuye n'ibibazo nayo bikomeye. Icya mbere baramwanga mu rugo. Bamuhora iki gwa? Bamuhoraga yuko nti bamushaka ngo ntabwo yize. Bari bafite se undi bashaka kukuzanira? Babonaga nyine icyo gihe najyaga ntereta abakobwa bamwe bize niba bafite amafaranga, ariko n'iwacu barashaka yuko aba ari wenyine nzashake mariage par intérêt. Ariko rero nyine nza kubangira. Icyo gihe rero nshaka umugore tubana muri ibyo ngibyo. Akaba ari nawe mu bantu ubu? Ari we nawe tubana. Ikibazo cya mbere twahuye nacyo n'icyo ngicyo cyo kumwanga. Baramwanga mu rugo ndetse n'inshuti zanjye zimwe na zimwe baziramwanga. Ariko ndasenga Imana ndabwira ati ngo Mana, nimba wowe wampaye umugore uzagire tubane, ntago nzamujugunya, ntago nzagira gute, ariko icyo nshaka ndabizi neza ko umugore mwiza ari wo mutanga. Turakomeza muri ubwo buzima, aratwita. Ubwo si icyo gihe wari ukiragira ihene zo kwa padiri? Icyo gihe rero cyangwa wari warabiretse? Nahise kumva muri ako kazi ko kuragira ihene. Nshaka kandi kazi ko buzamu. Ubuzamu narabukoze buriya. Ufite bachelor's degree yawe? Yego. Urumva kubera ko kubona akazi icyo gihe byari hatari. Ubu rero umudamu aratwita. Kimara gutwita uhura n'ibibazo bikomeye. Baramubaga. Bakimara kumubaga kwa kundi umuntu bamukura muri salle dope. Urabona hari akantu iyo babaze umuntu bamushyira ku ntuza igitanda. Cya kitanda rero kigira gute
kirameneka kiracika. kiracika. Kimara gucika agwa hasi, urumva Agwa hasi agwa hasi bamukuye muri salle dope, bamukuye muri salle dope, igitanda kiba kiracitse, kiracika. umuntu bavuye kubaga baguye hasi. Yego. Ariko icyo gihe ngarutse nyuma gato atwite Imana yari yatubwira ati ngo musenge cyane kubera yuko abadayimoni barashaka kuko afa n'umwana uri mu ndafa. Tujya gusenga ahantu bita mu rujo hariya muri Kongo. Imana itubwira neza atubwira ati ngo urufu ndukuyeho, ariko muzabone n'ibimenyetso. Icyo gihe rero tugeze mu rugo niho twasanze bambuye ati ngeze mu rugo buke barambwira ati ngo umudamu wawe tumujyana kwa muganga. Urumva nese ko nyirukanka njya kwa muganga injyayo. Ngezeho rero usanga ari byo ngibyo byagize gute byabaye. Barambwira ati umudamu wawe rero uyabona ikibazo gikomeye cyane utamubaze, ariko n'iwanyu wasanga mutasenga Imana. Niko abaganga batubwiye. Ngo ubwo rero ndavuga ati Imana niyo wavuze kandi ariko ngarutse nyuma gatoya umuganga aratubwira ati ngo kandi ngo turabona ubwenge bwe bwageze gute bwaheze. Ngo ariko nyine hamwe no gusenga biraza kugaruka. Ngo rero umujyana muri iyo salle batangira kumuvura ariko ngarutse nyuma gatoya bamubaze kubera ko bamubaze icyo gihe sinabivuze abantu bari gukurikira barambabarira gatoya kubera ko sinabivuze. Ibyo bintu byose byabagaho tukiri hariya muri Kongo. Urumva noneho rero amashanyarazi bari kumubaga bari kumukora operation, amashanyarazi yahise ko agira gute igenda, umuriro warabuze bari kumubaga. Nicyo cy'agaciro ngomba kuvuga kugira ngo abantu badukurikiye bumve igitangaza cy'Imana. Ibitaro bibura amashanyarazi. Moteri nta yari ihari. Moteri yari ihari ariko urumva sitani ntabwo baguze essence. Urumva bagiye kuyatsa basanga nta essence irimo. Urumva rero barebye basanga nta ntuza nta essence. Abantu baribaza ibi ni ibiki Imana y'abaganga baragira baravuga ati noneho reka ubu twarangije kumubaga barakoreye operation. Umwana yavuye mu nda, reka rero aha hantu tugire gute tuhasige. Bajya bafata isukari, urumva bafata isukari bayashira ku kiriya gisebe. Urumva bayishize ku gisebe isukari bayishize ku gisebe barahambira kwa kundi bagira bashiraho amantuza, kwa kundi abaganga bashiraho kolo. Noneho icyo gihe rero niho bamushije kuri buranga bamaze kumukorera ibyo ngibyo. Baravuga ati noneho reka tumujyane muri salle. Icyo gihe rero agiye muri salle niho ntuza yagize gute igitanda cyacitsemo kabiri agwa hasi. Nawe urabona umuntu wakoreye operation batamudoze bashizeho isukari gusa kubera ko hatabona. Bamusohoye bataduze. Yego. Urumva noneho aguye gutyo bya bintu byose bamushyizeho byahita ko bihava. Urumva amara niwe arava amara agira ikibazo. Urumva rero bahise ko sinzi ukuntu bafaze nyine hamwe n'Imana. Umudamu wanjye n'ubu ngubu agiye abimbwira ubwenge buhita ko bugenda ajya muri koma. Ahantu yari muri koma yabonaga ngo abantu bambaye imyenda y'umweru bamuhagaze ku mutwe. Noneho ngo n'abandi bambaye imyenda y'umukara bamuhagaze ku maguru bari kumukurura. Noneho n'urobo ruri aho ngaho, icyobo kiri aho ngaho, bari kuvuga ati ngo reka tumukure muri iki cyobo. Naho abantu bafite imyenda y'umweru bari kuvuga ati ngo ya ntabwo tumujyana, ntabwo mumujyana, turabyaze mwebwe ntabwo mutusinda aha ngaha, ubu ni umuntu wacu.
ntawe mumujyana. Urumva rero ndibuka icyo gihe kwari ukwezi kwa munani. Imana ikora ibyo bitangaza byayo, ngo barambwira ati ngo icyo nicyo kibazo mudamu wawe yahuye nacyo, ngo ariko rero ikintu tugutegese ntabwo tuzongera kumudodaho, ngo tuzajya dukomeza gushyira ku isukari kugeza ubwo azagera gute azakire. Urumva, ubu nakomeje kugura isukari, ngura ikiro kimwe kigashiriraho cy'isukari, nkagura 2 bigashiriraho. Urumva, Imana igenda ikora ibi bitangaza byayo, n'ubu ngubu arakira, aho icyo gisebe kiraza kiza gukira. Urumva rero icyo gitangaza nacyo cy'Imana ntabwo nakibagera kukivuga. Ubwo yarinze akira batamudoze na gato? Yego, yarinze akira batanamudoze kugeza ubu ngubu. Ubu rero icyo gitangaza nicyo cya kabiri. Nkimara kubona iyo situwasiyo rero, kubera yuko urabona twari tubereye no mu gihugu cyo hakurya, ndavuga ati ngo reka wenda nyive ahangaha tujya kwiturira hano mu Rwanda, kwiturira iwacu mu Rwanda. Ubu rero tugeze hariya iwacu i Rusizi, rero inzara iraturya cyane. Inzara imaze kuturya, turibaza ukuntu turi bubigenze, turabura. Ariko Imana ikajya itubwira ati ngo nzabakora ibitangaza bana banjye, nzabaha icyo kurya. Icyo gihe nagiye mu nzu, turakodesha inzu. Urumva, nta kazi nari mfite. Haza umuntu umwe twasenganaga, witwa Papa Shalome, arambwira ati ngo rero Papa Lydia, rero uhangaha iwacu kubwihaya tuba tumenyereye kugira gute, ibintu byo mu mazi. None se uzi gutega? Ndavuga ati ngo oya, n'ubwato nsize kubutwara. Size kubutwara. Turimo gusenga hamwe na Fisto, kandi ndabasuhuje. Ndabera ko bari Fisto wa Kijala. Mwakijala. Manyiro kwali Rushimba ko gumurongo. Abo boshi bamanyiri agoma kuru. Ngahaje aba acibeje haya. Mbo Fisto mwezi isuku ali ayambukira ali Kamembe. Mvanza ali Kamembe. Famulamusize kabisa. Icyo gihe rero Papa Shalome, Papa Fisto, ya Fisto barambura ati tuzajya kwigisha ukuntu batwara ubwato. Ubu rero baranyigisha gutwara ubwato, baranyigisha. Nazo ubwo wari uzi koga? Oya, sinari ukajya mu bwato utazi koga? Turabigeraho, cya gitangaza cy'Imana. Urumva rero iki cyumweru kimwe mbanye mbimenye nyine ukuntu bagira gute, ukuntu boga, ukuntu batwara ubwato. Papa Shalo tuvuye mu masengesho, yari mugoroba, ndibuka ari umunsi wa gatanu, yari ku 17 z'ukwa kane muri 2017. Urumva, tubira ati ngo Papa Lydia rero umaze kumenya ukuntu bagasha ubwato, rero turaza gutega. Imana tubira ati ariko nubo mugiye ngo umuyaga wanyu uragenda. Umuraga ko Imana yatubwiye akesha. Turibaza bizagenda gute? Se turakibaza baruzimba barugira biki? Rero muragenda, ariko turagenda, nubwo mwamenye ko muraga ushobora kugenda, muragenda. Turagenda. Yego. Papa Shalome yagiye mu bwato bumwe n'undi musare, nanjye njya mu bwato bumwe n'undi wamuroberaga ari we ntuza
ko mbibagiwe ra murumuna wa Generede Theophile. Theophile nawe ndamusuhuje. Ubu rero turagenda mu bwato turi kumwe na Theophile. Tugezemo hagati zari 10:00 niba tugezemo hagati hariya mu mazi. Nta muyaga wari mu mazi. Ariko ubwato burarohama. Burahamye. Urabizi nawe urabyumva umuntu utazi ku kandi ubwo wari utaramenya koga. Ntabwo nari bazi koga. Ndahama. Murarohamye. Turarohama. Turahamye. Mugenzi wanjye arafata hari utuntu bajya bashira hamwe tuza kuntu batwita. Arashaka ko atumva kugira ngo indamu. Endemu. Ko bazita. Zituma umurago utajya hasi. Yego. Bazandemu ngo nzoge nkugira ngo ndarohama. Ariko ibintu utamenyereye nawe n'ubwoba byahise bigucanga. Byahise kubincanga. Ariko ndavuga ati ngo hari ibyo batusezereye mana. Ariko ndabona ndi kumanuka. Mana yanjye ndavuga ati ono ufiri hano kugihaya no kuri kose. Ndavuga ati ngo mana yanjye nunkubere muri aya mazi izavuga ibitangaza byawe. Ariko wibuke yuko hari icyo wambuye ntarabona. Niko nagiye kuvuga muri abo mazi. Ati ngo mana ntabara Imana ya Isirayeli ntabara. Nahise ko mbona umuntu uva muri Congo witwa papa ndamwibagiwe ariko papa Esther. Ni papa Esther ni papa Esther Oya muhande. Izina ryenda ndiribagiwe. Mukaje so we ngomba. Nanga ukujihaya. Papa Esther se. Papa Esther. Zagabe se. Papa Esther abamwinje ku Lodonize. We mwa Chana bayibagira la. Papa Esther mulamusize. Nache. Kone bari babiyumva. Nache komeze. Ubu rero Papa Esther baraje avuye muri Congo. Aramfata asanga mwarohamye. Asanga twarohamye. Niwe mfashe ku musasi rero. Ashaka kunshira mu bwato bwe. None tugiye mu bwato bwe turongera kurohama. Nabwo burabo. Naho turarohama. Numva rero ntabwo yari ko gushyira mu bwato. Sizi ukuntu byagenze rero. Imana ibiduhaye imbaraga ifasha na Theophile. Sizi ukuntu bamfasha. Barakoko. Baramfasha.